waba umaze igihe wibaza cyangwa wifuza kugabanya ibiro ariko ukabura umwanya ukabuhera cyangwa kubera kuva mu kazi unaniwe ukumva utajya aho bakorera siporo cyangwa kubyuka kare mu gicuku ugiye gukora siporo. Ivyo ni biri ikibazo. Nta kibazo nubwo waba udafite gym, imyenda ya siporo cyangwa experience cyangwa umutozo kugufasha kuba wakora siporo. Ukoresheje telefoni yawe gusa, ngiye kwereka application yagufasha guhera ubu ngubu ugahera kuri zero ugatangira kugabanya ibiro ukaba fit. Ni make fitness. Ni application ukoresha uri mu rugo mu cyumba cyawe nta muntu kureba, nta n'ugutera pressure cyangwa kubura ngo mujyana ngagufashe kwereka gukora siporo. Ntugire ikibazo. Waba uri umuhungu ushaka gukora muscles cyangwa gukora umubiri cyangwa umukobwa ukoresha ushaka kugabanya ibiro akagabanya umubyibuho akagira Munda Zero. Guhera uyu munsi wibigire ko byose bishoboka kuko utangira ukora buhoro buhoro bigatanga umusaruro ukoresheje telefoni yawe gusa. Nanjye natangiye gutya, none uyu munsi ngiye gukwereka uko wakifashisha iyi application muri telefoni yawe ugatangira urugendo rwo kwiyubaka. Niba wakunze iki kiganiro yihereze like ino video, usharinge bagenzi wawe bafite ikibazo nk'iki cyabashaka kumenya amakuru nk'aya ngaya, wowe ukanda subscribe, usige igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tuzagukorere video y'ubutaha ushaka. Ndagushimiye cyane. Yavuga nitwa Professor Prophet 250 akane YouTube channel. Wiwe kujya muri group ya WhatsApp kujya uzajya ubona ibiganiro byose by'ubwenge cyangwa kandi kantu gashya twaguteguriye. Muhawe ikaze. Nona ugiye gufata ufungure telefoni yawe nurangiza uje muri Play Store. Urafungura Play Store nurangiza usachingemo iryo jambo ndimo ndakwereka aho ngaho muri screen yawe. Iyi application uraza kuyisacinga ukandanitse ngo usachinge ti home out, usachinge home out for women, home out for women. Uza kuwakanda none ku muhungu we araza gusachinga home out from men cyangwa from boy, naho ari kuri bwari bwaze gukanda. None nangiza kuyidownloadinga muri telefone uraza ko wayifungura. Nuyifungura dore uraza ukananditse ngo allow kugira ngo bazaye ushireho igihe ubonekera igihe uvire mu kazi avuga ati kigenda umva aribwo nakora siporo. Nurangiza ushyiremo isaha kigiye kigereza gikubwira ati nicyo gihe cyo gukora siporo, niyo waba uri kuburira yikora. Noneho twagiye none aka kanya ushaka gukomeza ushaka guraza gutangira hangaha ukanda kuri continue uyifungure. Numara kuyifungura uraza kuza kandi kuri let's start. Mbere ko dutangira hanga ari ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere dore ibintu uzajya ukora, dore nibi bintu uzajya ukora, uzajya ukora imyitozo 3. Numara dore kuntu ikora biroroshye cyane. Uraza ukanda kuri start, nukanda kuri start uraza tereka telefone ari igihe gikariya. Reba hano gutya. Ngiye ngo uri kubibona neza. Baguhereza amasegonda yo kuba wakitegura kugira ngo utangiye gukora ibyo ari gukora neza 100%. Ngira ngo uri kubibona neza. Aya masegonda 15 nashira bahitagoreza gukora akandi undi mwitozo usigaye. Ubwo ngubwo akaba ari umunsi wa mbere. Nuko nkuko bikora. Amasegonda yamaze gushira ujya kubura ukabona baguhaye undi mwitozo. Nuko bikora. Ngira nkuko bibona uyu ni umwitozo wa kabiri ugiye kujyaho. Urategereza mu gihe uri gukora warm up cyangwa se uri kwishyushya akajya muri siporo nayo ukayikora gutya amasegonda make cyane uburangije gukora na siporo. Wibereye iwawe, urabona se ngo atibereye iwabo. Nuko nguko bikora. Tuvuge iyo umaze ko wasoza umunsi wa mbere ukora umunsi umwe ugakora umunsi wa kabiri n'umunsi wa mbere. Ibi ni ibintu byose ugenda ukora. Ibi ni ibintu byose ugenda ukora wibereye iwawe muri sari wawe cyangwa mu cyumba cyawe. Urabona ngiye umaze kurangiza ubwo umunsi wa mbere uburangiye bakubwira ngo congratulations, umunsi wa mbere urarangiye, ejo ukazawongera kugaruka undi gutya nyine uba watangiye umunsi wa mbere nyine ubu urangije. Iyo ugarutse dore aba ari iminsi 21 yonyine cyangwa se iminsi 21. Iyo ugarutse naho ko twageze ku munsi wa kabiri kwa ko wa umunsi wa mbere wawurangije. Wa munsi wa mbere wawurangije. Iyo urangije rero kongera kugaruka kundi munsi uraza kongera ugashyira gukanda kuri continue. Ukanda kuri continue cyangwa ukareba n'ibintu ushaka kuwafata ugashyiramo imyaka yawe kugira ngo bize guhwana n'imyitozo baguhereza. Ukanze hano nyine ugashyiramo imyaka yawe ukayandika ugashyiramo imyaka yawe kugira ngo bize guhwana neza n'imyitozo ushaka. Ukayishyiramo ugashyiramo ibiro rusanganywe ukabishyiramo. Wamara kubishyiramo ugashyiramo uburyo ureshya nyine cyangwa se uko ushaka kungana n'indeshyo yawe. Hanyuma hano kuri home cyangwa ushaka uze wikande kuri home. Nukanda kuri home wamaze kubisavinga
ugahita uza hano gutyo ukakanda ku munsi wa kabiri gutyo no gukomeza gukora siporo, nta bindi bintu bidasanzwe. Mugire byiza rero nuko ngukora bikora kandi ubikora neza rwose witonze. Yego munsi gutyo ibiro bikagabanuka. Bikaza kuri no video rero, ndagushimiye cyane ko warebye iki kiganiro kugeza kizanga. Ugereze like, ukore subscribe, ugisharinge bagenzi bawe, uko kujya muri group ya WhatsApp ugizajya ubona ibindi biganiro byose by'ubwenge, hanyuma gukomeza uzajya ukanda kuri get start. Bikaze mugire ibihe byiza.